Ese ujye wibaza igihe bishobora gutwara kugira ngo izi nyubako tubona z'amagorofa menshi zubakwe? Ushobora kuba utekereza ko byatwara amezi runaka, umwaka umwe cyangwa se myinshi. Ahangaha ushobora kuza gutungurwa cyane numenya uburyo ikoranabuhanga mu myubakire rimaze gutera imbere ku rwego inyubako nini cyane nk'izo turi kuvuga ahangaha zishobora kubakwa mu masaha make gusa. Muri kiganiro tugiye gusobanukirwa tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga rishobora gukora ibyo bintu tumaze kuvuga. Iyi ni Top 250. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Kora subscribe ubundi dukomezanye. Mu gusobanurira ikoranabuhanga ry'agatangaza mu myubakire, reka duhere kuri Hadrian X robot. Iyi robot cyangwa se imashini irihariye cyane kuko ifite ubushobozi bwo kugerekeranya amatafari 1000 mu gihe cy'isaha imwe gusa. Bivuze ko ishobora gukora akazi kagakozwe n'abantu benshi kandi mu gihe gitoya. Systeme iyi robot ikoramo ifite igice wakwita nk'ukuboko cyitwa telescopic robotic, gifite ubushobozi bwo guterura ibintu bifite uburemere bwa toni 25. Iyi robo ikoreshwa n'amashanyarazi, ikaba ikozwe mu buryo bw'imodoka y'ikamyo, ariko igice kigenzura imikorere yacyo control system kikaba ku ruhande muri van. Iyi robo cyangwa se imashini mbere yo gutangira gukora irabanza igasoma igishushanyo mbonera cyo mu bwoko bwa 3D model, hanyuma igahita yumva neza uburyo igomba kubakamo. Iyi mashini ubwayo niyo yifatira umwanzuro w'itafari riri bukate, ndetse igice gisigaye ikamenya aho iri bugikoreshe. Ibi bihita bigabanya cyane umubare w'amatafari yangirika. Akazi gakomeye ikora ahangaha ni ugutondeka amatafari cya gice twisa akaboko kikayashyira aho agomba kujya. Muri rusange Hadrian X robot nibura yagerekeranya amatafari 150 cyangwa se ikagerekeranya amatafari 200 mu gihe yakoresheje umuvuduko uri hejuru. Aya akaba ari amatafari 1500 cyangwa se 200 muri shift imwe, mu gihe umukozi wakoze cyane yaba atondetse amatafari 500. Ikoranabuhanga ryitwa lift build technology ryubaka inzu rihereye ku gisenge hejuru umanuka hasi. Bigaragara ko riri kuzana impinduramatwara mu myubakire. Ubu buryo bw'imyubakire butangaje uko bukorwa, barabanza bakubakira amagorofa yose hasi, ubundi bakagenda bayahuza bahereye ku ryo hejuru aho yose ahurizwa ku nkingi zihagaze ziba zubatswe mbere. Ubu buryo buje ari bushya bwiyongera kuri bubiri bwari busanzwe, uburyo gakondo n'uburyo busanzwe bwo gukoresha abafundi. Bakubaka bahereye hasi bakazamura ku murongo. Nubwo mu gukoresha lift build technology hashobora kubamo imbogamizi, gusa bimwe mu byiza byayo nanone nuko ikora ibintu mu buryo bworoshye ku rwego rwiza, ndetse igakoresha ibikoresho neza itabyangiza kandi kuri bije nyayo yateganyijwe. Ikindi kandi nuko igabanya ibyago by'impanuka n'ibindi, nk'uko umuyobozi wa lift build technology abitangaza. Abashinwa ntago bari gukorera ibi byose kugira ngo bemeze isi. Kampani y'Abashinwa yitwa Broad Group yubatse ikoranabuhanga rihambaye cyane mu bwubatsi mu rwego rwo kongera umuvuduko, aho bakoresheje ikoranabuhanga bashobora kubaka inzu ya etaje yo gutuzamo abantu ifite amagorofa 10, bakayubaka mu gihe cy'amasaha 28 n'iminota 45, kandi ikaza ifite ibyangombwa byose byagenewe inzu yo guturamo nka installation y'amashanyarazi, imiyoboro y'amazi, ndetse igakora na finissage y'inzu yose. Mu guhuza amagorofa rero, nk'uko nabikubwiye mbere, amagorofa bayubakira hasi ubundi bakaza kuyagerekeranya nyuma. Nk'uko Broad Group bakoze ikoranabuhanga babitangaza, inyubako yubatswe muri ubu buryo ibisa neza inshuro 10 kurusha izisanzwe, ndetse ikazikuba inshuro 100 mu gukomera. Nanone ikindi kintu cyiza nuko inyubako zubatswe muri ubu buryo ziba ziri ku bipimo mpuzamahanga bitewe nuko amagorofa bayubaka bakoresheje amakontineri. Ikiza cyo gukora amabloke cyangwa se amagorofa kwayo muri ubu buryo nuko ushobora kuyajyana aho ushatse ukoresheje uburyo busanzwe bwa transport. Urugero, amagorofa ashobora gukorerwa mu Bushinwa ukayazana mu Rwanda yubatse, ubundi ukayahuza, inyubako yawe igahita yuzura muri Kigali. Ikindi kandi gikomeye nuko inzu yubatswe muri ubu buryo ushobora gutandukanya amagorofa yigize ukayimurira ahandi ushaka. Tuvuge nk'inzu yubatse i Gisenyi ukayimurira i Kigali kandi igakomeza kuba yayindi. Ubu buryo bushobora gukoreshwa no mu kubaka ibitaro, amahoteli n'ibindi. Gusa Broad Group bakomeza bavuga ko ikora neza cyane ku nyubako zagenewe guturamo, aho ishobora kubaka inzu y'amagorofa 200. Broad Group ntago bashyize hanze amafaranga bishobora gutwara mu kubakisha ikoranabuhanga, gusa ikizwi nuko nk'inyubako ifite amaparitoma 20 ijya ku buso bwa metero kare 2948 ishobora kuba yatwara miliyoni 3 z'amadolari,
utabaremo ibiciro byo kuyizana, kuko twabonye ko amagorofa yubakirwa ahantu runaka ubundi bakayazana mu kibanza inzu igomba kubakwamo nyuma. Ikoranabuhanga riri kwiyongera cyane mu mpande zose z'imyubakire. Imwe muri kampani z'Abahorandi yakoze imashini itangaje cyane yitwa Stone, ikora ikanashyira amapave mu mihanda. Ugereranyije n'uburyo busanzwe, Stone ibukubye inshuro 3 mu gukora vuba. Ntabwo iyi mashini yikoresha, ishobora no gukoreshwa n'umuntu umwe cyangwa se baba benshi bakaba bane. Ikaba ifite ubushobozi bwo gukora metero 2 mu munota umwe. Iyi mashini ifite sensors ziyifasha kumenya amerekezo y'umuhanda iri gukora, ku buryo ikora umuhanda ikawurangiza mu cyerekezo nyacyo yahawe. Ikindi kandi ikora umuhanda ufite ubugari bwa metero 3 kugeza kuri 6. Iyi mashini ya Stone iyo yakoreshejwe n'abakozi babiri ishobora gukora umuhanda wa metero 300 ku munsi umwe. Hari gukorwa za drone zishobora kwifashishwa cyane mu kwizeza abubatsi umutekano igihe bubaka inyubako ndende. Izi drone icyo bazikorera, baziha icyerekezo cyaho zikora ubundi zikagenda, bikagabanya ibyago by'impanuka kuri chantier. Ubu buryo bwakoreshejwe bwa mbere ubwo hari inyubako yubakwaga. Bageze ku igorofa rya nyuma bohereza itsinda ry'amadrone zubaka ahantu hafite metero 6 z'uburebure kandi kuri design nyayo zahawe. Mu kugerageza iri koranabuhanga, drone zafataga amatafari zikayagerekeranya neza. Gusa ibi nanone bikunda iyi nyubako ifite igishushanyo mbonera cyo mu bwoko bwa 3D blueprint. Abazikoze bemeza ko izi drone zifite ubushobozi bwo kuzamura inyubako ndende y'amatafari. Ikindi kintu gitangaje ni uko zidashobora gutambikira igishushanyo mbonera cy'inzu. Ikigaragara ni uko ikoranabuhanga rya za drone mu myubakire naryo mu gihe gito rizatangira gukoreshwa ku isi yose. Ku rundi ruhande, Abasuwisi nabo bafite amarobo ari gukoreshwa cyane. Itsinda ry'abanjeniyeri baturutse mu kigo gishinzwe ikoranabuhanga mu Busuwisi bubatse inzu ishobora kuba ariyo nyubako ya mbere ku isi yubatswe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya 3D blueprint n'amarobo. Mu gukoresha iri koranabuhanga hagomba kuba hari robo ya metero 2 ikora akazi gakomeye ko guhina amaferabeto aba agomba gukoreshwa mu gukomeza imfuruka z'inyubako. Etape ya kabiri bikurikiyeho ni ugukoresha uburyo bwa smart dynamic pooling, ahanini ikoreshwa ku igorofa rya mbere no gukora amadirishya. Igorofa rya kabiri n'irya gatatu z'inyubako zikorerwa muri laboratoire hakoreshejwe amarobo ashinzwe guhuza. Nkwibutse ko kugira ngo ibi bikunde nuko inyubako igomba kuba ifite igishushanyo mbonera cyo mu bwoko bwa 3D blueprint, ndetse abitwa Kaza Construction bagiye gukora nk'ibi muri Dubai, aho bakoze igishushanyo mbonera cyo mu bwoko bwa 3D blueprint kugira ngo hubake inzu ya metero 80 z'uburebure. Ikigaragara cyo nuko ikoranabuhanga mu bijyanye n'imyubakire rimaze gukataza cyane, ndetse ubu riri kugera ku bintu bihambaye. Hari gukomeza gukorwa ubushakashatsi ku marobo ashobora kubaka inyubako ndende cyane n'amapiramide. Kaminuza ya Harvard University yo mu Bwongereza niyo bisa nkaho iri ku isonga kuri ubu bushakashatsi. Aha niho dusoreje, reka ngushimire wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, ngusaba kuyikora kuri top 250 kugira ngo dukomeze gusangira amakuru ku byaro, imijyi n'ibikorwa remezo bihambaye hirya no hino ku isi. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.